Niba ugenda mu mihanda ya Kigali, iyi mirongo ugombe kuzayibona. Wowe n'abantu batari bake ntago muzi neza amategeko yayo ndetse nuko ikora, niyo mpamvu ngiye kuguha aya makuru. Icyitwa yellow box, imirongo inyuranamo iboneka kenshi mu ihuriro ry'imihanda irenze 2 ikora ite? Amategeko ayigenga na ayahe? Tugiye kubisobanura. Inkuru yanjye nuko maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35,000 birenga by'abadukurikira. Uratekereza iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu badukurikirana buri munsi? Niba usanzwe utarimo, kora subscribe twikomereze. Kuko Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turota byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo subscribe uyu munsi. Icyitwa yellow box cyangwa se agasanduku k'umuhondo ubundi gikoreshwa ngo gifashe ibinyabiziga mu muhanda kugenda byoroshye. Dore uko gikora. Uzayibona ari imirongo inyuranamo ikora ikimeze nk'ikinyampande cya kare square cyangwa se rectangle. Imirongo ibiri mu ibara ry'umuhondo. Yellow box, agasanduku k'umuhondo. Iyi mirongo ubundi yemerera cyangwa se yemewe gushyirwa mu ihuriro ry'imihanda kuva ku mihanda 2 kuzamura. Yemewe gushyirwa muri rond-point ariko kandi ishobora no gushyirwa ahantu haparika ambulance, mbese n'ahantu cyangwa se ahantu hatangirwa ubufasha bw'ibanze urgence. Itegeko aba ari rimwe. Iyo ugeze muri iyi mirongo ntugomba kwinjira cyangwa se ntugomba guhagarara muri yellow box usibye honyine igihe cyonyine aho usohokera nta kintu, nta modoka irimo. Urumva itegeko? Ntugomba kwinjira muri yellow box usibye byonyine igihe aho usohokera igisate cy'umuhanda usohokeramo nta kintu cyangwa se nta modoka irimo. Ibwo ni mu cyerekezo uri kujyamo. Uramutse urakata ibumoso gusa igisate cy'icyerekezo cyawe werekeramo hakaba hari amutiage, uzirinde gukandagiza imipine y'ikinyabiziga cyawe, itegeko rizaguhana. Turabisobanura neza. Umumaro wako ni ukurinda amutiage mu bindi byerekezo bigize aho bihurira n'iri huriro ry'imihanda. Ibi ni ingenzi cyane nk'igihe ibinyabiziga ari bimwe bidakumirwa ndetse binagabanya cyangwa se binagabanya amutiage mu muhanda. Igihe cyonyine uba wemerewe guhagarara muri yellow box ni igihe uri gukata iburyo honyine, kandi ukaba uri gutinzwa n'imodoka cyangwa se ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga kiri kujya iburyo nacyo. Dore icyo bivuze. Iyo aho uri kwerekera hameze neza nta kikuzitira, biba bivuze ko umuhanda wo ku kindi gice uri kwerekeramo nta kinyabiziga kiwufunze. Bitekereze gutya. Utwaye ikinyabiziga, wegereye yellow box, uri hafi kuyigeramo cyangwa se kuyigeraho. Umuhanda ukuri imbere urasukuye ku buryo hari umwanya uhagije, espace wakwirwamo n'ikinyabiziga cyawe, ukaba wagira ku rundi ruhande rw'umuhanda udahagaze. Iki gihe wakwinjiramo. Igihe hazaba hari ikibazo n'iryari. Ubu noneho wenda kugera muri yellow box uratwaye, gusa urundi ruhande rw'umuhanda rwuzuye ibinyabiziga. Umurongo uruzuye ku buryo imodoka zigenda zikagera muri yellow box ubwayo zikoze umurongo. Niwinjira muri aka gasanduku k'umuhondo, ni ibintu bigaragara ko bizagusaba cyangwa se biraza kugusaba kuba wahagararamo. Iki gihe ugomba gutegereza cyangwa se gutegereza hafi ya yellow box hanze kugeza igihe imodoka ziri muri yellow box zivamo, kandi hakaba harimo umwanya uhagije ngo utambuke, espace. Ni ibintu byigaragaza ko umumaro wa yellow box ari ukurinda amutiage, kubera ko umushoferi aramutse yinjiye muri yellow box mu gihe ikindi gice cy'umuhanda cyuzuye imodoka, uhita ubibona ko azategereza muri yellow box cyangwa se azategereza muri yellow box biki ibindi binyabiziga byose byo muri iyi mihanda ihuriye muri iki gice cy'umuhanda bizahagarara, ubundi habe ambutiage cyangwa se cyitwa gridlock. Imodoka zikora igenzura nk'iza police, izihuta cyane nka ambulance zizagoterwamo aho ngaho, kandi nibyo baba bashaka kurinda. Umwihariko wonyine kuri yellow box ni igihe uri gukata werekera iburyo. Iki gihe wakinjira muri yellow box ugahagarara, ariko mu gihe cyonyine impamvu ituma uhagarara ari uko izindi modoka ziri guhita utegereje ko zigenda, cyangwa se hari izindi modoka ziri kujya iburyo akaba arizo ziri kugutinza muri kujya mu cyerekezo kimwe iburyo. Gusa ntabwo n'ubundi wakinjiramo igihe cyose aho usohokera huzuye imodoka zaba zitegereje ari nyinshi zagotewe aho igihe hari jam cyangwa se ambutiage mu gisate cyawe. Mu gihugu cy'u Rwanda kwica itegeko rya yellow box ni ibintu biri hirya y'amategeko y'umuhanda. Ibi kandi byavamo ibihano. Polisi y'igihugu imaze igihe ikora kuri ibi bintu mu kugabanya ambutiage ndetse no kongera umutekano wo mu muhanda. Mu mijyi nka Kigali aya mahuriro y'imihanda yuzuyemo cyane,
dore ibyo wakwitega. Nubwo ibihano ku muntu uviyolira ibwiriza rya yellow box bitaramenyekana, ikizwi neza nuko ibihano mu Rwanda byo bibaho. Ugomba kumenya ko yellow box akenshi ibigenzurwa na kamera, utwuma dufata amashusho. Ni kamera ziba zikora ku muvuduko wihuse cyane, ndetse ubutumwa bugufi uhita ubwakira rwose mu kanya nk'ako guhumbya bitewe n'uwo ikinyabiziga cyanditseho. Umupolisi yanaguhana ako kanya bitanyuze mu ikoranabuhanga, bimwe mwita ku kwandikira. Uba ugomba kwishyura mu minsi runaka, utakwishyura igihano kikikuba. Ibi byo murabizi. Ubutumwa buva kuri polisi y'u Rwanda burumvikana. Ntugahagarare muri yellow box. Ugomba kubanza gusuzuma ko ku rundi ruhande rwawe cyangwa se rw'umuhanda hari ubusa cyangwa se umwanya uhagije ku buryo bitaragusaba kubanza guhagarara muri yellow box. Iri bwiriza ni ryo gutuma ingendo zigenda neza ku modoka zose, harimo n'izihuta. Tugendeye ku ibwiriza ubwaryo, hari ukwibeshya abantu benshi baba bashobora gukora cyangwa se kwisanga bakoze. Rimwe, kwinjira muri yellow box aho usohokera hadafunguye. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Kwinjira muri yellow box nta mwanya espace uhagije ngo uze guhita usohoka muri yellow box vuba, ni ikosa rikomeye. Kabiri, kwegera imodoka ikuri imbere cyane. Abashoferi benshi bagwa muri uyu mutego, bakurikira begereye cyane imodoka ibari imbere ku buryo badasiga mu mwanya wo kwitabara hagati yabo. Birumvikana imodoka ikuri imbere ihagaze bitunguranye, uzisanga ugomba guhagarara muri iyi mirongo cyangwa se muri yellow box wowe umuri inyuma. Ibi ni bizwi nka domino effect. Hari ukudasobanukirwa ngo gukata iburyo ni iki. Abantu benshi bibwira ko ntacyo bitwaye kwinjira muri yellow box bari bukata iburyo, nyamara igisate cy'umuhanda bari kwerekeramo kiramutse cyuzuye imodoka ntabwo byemewe. Uhagararamo byonyine igihe igituma uhagararamo ari nk'imodoka zikiri kuza, kumwe uba utegereje ko ziguha inzira ngo winjire, kandi ukaba uri kwerekera iburyo cyangwa se ukaba uri gutinzwa n'izindi modoka ziri gukata iburyo n'ubundi cyangwa se ziri gukata uburyo nkawe. Igisate cy'umuhanda uri kwerekeramo kiramutse cyuzuye imodoka zahezemo, tegereza hanze ya yellow box. Ubundi byaba byiza winjiye muri yellow box ubona ko nibura utaraza guhagararamo. Ikindi abantu bumva nabi ari nacyo cyanyuma, nuko utaba amaso imbere y'amatara yo ku muhanda y'icyerekezo barimo. Ibi ni ingenzi cyane ku mihanda ikomatanyije. Umushoferi ashobora kubona itara rusange ryaka icyatsi, ntabone neza ko itara rigenzura igice cyangwa se igisate ari kwerekeramo riri kwaka umutuku, bigatuma aza guhagarara muri yellow box. Muri make, ikosa rimwe no kwinjiza ikinyabiziga muri yellow box utabone neza ko uraza gusohokamo byoroshye. Muri iyi mirongo nta kinyabiziga kigomba guhagararamo. Ibintu byose bituma uhagararamo bizabyara ibihano. Uko biri kose ibi ntabwo uzabikunda nibikubaho. Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe.